Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujanina ndetse no kunyobora neza, ambeshwa no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite n'urwo kuja mu ijuru, umukiza niyari nanje nkwiye kujayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simbera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yawe mu ijuru. Sinzabona y'abanzi banje ukundi, nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. So,